murakoze kwa Silowamu. Nibwira ko concert bamaze igihe bari kuyitegura kandi bayishyizemo imbaraga zabo kandi zaba ari nziza. Abantu bazazamo bazabona uburyo bazatarama neza kandi banezerewe. Nkuko turi kumwe namwe itangazamakuru ndetse n'abafatanyabikorwa bacu, niba ari icyifuzo mwabaha, niba ari ibitekerezo mwabaha, cyangwa n'ibibazo bindi mwumva mwabaza kugira ngo mushe gusobanukirwa, ndumva twabaha umwanya noneho tukabumva. Icyo gitekerezo ni cyiza, twari twashatse yuko aza nyuma ariko ubwo aribwo mwabyifuje, reka nawe tumuhe umwanya agira icyo atubwira nk'uhagarariye abafatanyabikorwa, ubundi namwe turaza kubaha umwanya wanyu wisanzuye, tuganire, mutubwire ibiri ku mitima yanyu n'ibyo mwabasha kubaza, turahari kugira ngo tubasubize. Dani. Yego murakoze, nk'uko babivuze nitwa Dani Mutabazi, naje mpagarariye High Coffee and Restaurant. Dufite serivisi zitandukanye ariko izibanze tugira kofi n'umwimerere, icyo dushyize imbere cyane, tukagira ibyo kurya bigiye bitandukanye. Dukorera mu Gisimenti rero hafi na Beka ndetse na hafi ya Stade muri Rompuwe hafi cyane. Tukaba dukora iminsi yose. Ikindi dukora delivery kandi Silowamu gusa dufatikanyije nayo cyangwa se dushyigikiye muri ibi bikorwa. Tuzakomeza gukorana n'abandi bafite ibitaramo, abandi bafite ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse by'umwihariko dushyira imbere ivugabutumwa cyane kuko natwe twizera Imana, twizera Kristo. Rero ibintu byose birimo kwamamaza ubutumwa bwiza bitera inkunga. Rero n'abantu benshi bagiye bafite ibikorwa badukurikiye, bafite ibikorwa bigiye bitandukanye, yaba ari ibyamamaza Kristo, yaba ari n'ibindi by'iterambere, bazajya batugana kugira ngo dutere inkunga mu buryo bugiye butandukanye. Rero High Coffee nk'uko nabivuze dukora delivery. Ushobora kwifuza kutuvugisha, ushobora gukenera serivisi wenda wibereye mu rugo udashaka kuhagera bitewe n'ibikorwa ufite, watubona kuri 0788 31 58 89. Ntabwo biroroshye cyane guhita utubona. By'umwihariko rero tugira serivisi nziza ku buryo nta kibazo wagira wageze muri High Coffee. Murakoze cyane. Yego Dani arakoze. Roho nzima mubiri muzima ni abafatanyabikorwa bacu, ariko murumva ko n'ibikorwa byabo bikora ku mubiri, mubagane kandi bafite serivisi nziza koko. Reka tujye mu mwanya wanyu wisanzuye nk'itangazamakuru. Nashaka gatoya kongeraho abafatanyabikorwa, hari abatabashije kuboneka hano. Iki gitaramo twagitabiyemo inkunga n'abantu batandukanye, kuko nabivuze hari abantu bita ibyabo ariko hari n'ibigo bitandukanye, harimo Tia Fund. Tia Fund ni umuryango utegamiye kuri leta ariko ushyigikira ibikorwa bya Kristo. Abandi ni AAE, African Evangelical Enterprise Rwanda, nabo ni abafatanyabikorwa bacu baduteye inkunga mu gitaramo. Harimo n'abandi batandukanye, harimo n'abantu ku biti byabo. Ikindi na ADPR naduteye inkunga itorero tubarizwamo, noneho hakaba n'abandi ku biti byabo bagiye gutera inkunga. Turabashimira rero cyane, turabashimira. Mbere yuko tujye mu bibazo, ndashaka kubabwira kamwe mukomeza mushaka kuza kubaza kajyanye na concert, uburyo bwo kwinjira muri concert. Concert ni ubuntu. Impamvu twashatse kugira ubuntu nuko Silowamu nkuko nabivuze ni itsinda rikora ivugabutumwa, kandi intego yacu nyamukuru ni ukugera ku bantu bose. Abantu bose ari abafite ubushobozi babasha yenda kuba bakwishyura kugera muri concert, n'abadafite ubushobozi bose tuba dushaka kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza. Iyo ntego yacu dukoreramo rero, ubutumwa bwiza kubugeramo ho
kugira umuntu abashe kugera muri konseri zacu biba ari ubuntu. Niyo ntego twafashe kugira ngo nyine buri wese tutitaye ku bushobozi bwe, tutitaye ku mbese umuntu wese ushaka ubutumwa bwiza agerwaho n'ubutumwa bwiza. Niyo ntego nyamukuru dufite. Ibyo rero niyo ntego twashyize imbere. Ikindi yenda umuntu ushobora kuza kubaza ibyo umuntu yakwitega waza muri konseri. Icya mbere muri konseri hazaba harimo indirimbo nziza kandi indirimbo ziri mu butumwa buhembura. Icya kabiri hazaba harimo ijambo ry'Imana rijyanye n'intego dufite, ariyo umwungeri mwiza, cyangwa kubwira abantu Kristo ko ari we mwungeri mwiza. Ikiranga umwungeri mwiza ni uko agera ku rwego rwo gupfira intama ze. Ubwo rero tuzaba turi kumwe n'umwigisha uzadufasha gusobanukirwa. Ikindi rero umuntu yakwitega, twumva twifuza kuzabona abantu benshi bahindukira bagasanga umwami Yesu, bakamwizera, bakahinduka umwami mu buzima bwabo. Niyo ntego nyamukuru dutegereje, ni ukubona yuko tubona umusaruro, tukabona abantu bahinduka, tukabona abantu noneho banavugururwa mu buryo bw'umwuka. Twumva rero dutegereje umuntu wese yaza yiteze ibihe byiza, ibihe byo guhembuka, ibihe byo kwiyunga n'Imana, ibihe byo guhura n'Imana. Kandi turabizera mwese nk'abanyamakuru mukora ibitangazamakuru bitandukanye kudufasha gutambutsa message ikagera ku bantu bose. Murakoze cyane. Abenshi babajije ikibazo kimwe, yenda ni mpamvu ushaka guhita mbihuza hamwe, nkabisubiza hamwe, kuko ari Ruth yabakibajijeho, ari Nelson yakibajijeho, ari na mwene data wo ku Mucyo yakibajijeho. Ikintu nshaka kuvugaho, Bosco Nshuti ni umuhanzi, Jado ni umuhanzi, ariko n'abana bacu nabo ni abaririmbyi ba Chorale Siloam. Impamvu utabona kuri afishe ni uko n'ubundi bo ni abaririmbyi basanzwe, nk'uko dufite abaririmbyi 23 kandi bose bafite impano zitandukanye. Nabo rero ni abaririmbyi ba Chorale Siloam. Ko tuzakorana nabo, bazakora nk'abaririmbyi ba Chorale Siloam, ntabwo bazakora nk'abahanzi ku giti cyabo. Ntabwo bazaririmba indirimbo wenda Jado afata indirimbo ku giti cye, Bosco afata indirimbo ku giti cye. Ni abaririmbyi nyine ba Chorale Siloam. Uko tubanye rero mwese murabazi, ni abakristo, ni abaririmbyi ba Chorale Siloam, kandi reka mvuge ko bari mu bayobora indirimbo nyinshi za Chorale Siloam. Murabibona bari mu bayobora indirimbo za Chorale Siloam, kandi rwose kugeza ubu ngubu umva abantu ari Bosco ari Jado bamaze imyaka irenga 10 muri korali. Ngeweho n'ubwene n'umuyobozi naje basangamo. Umva umuntu umaze imyaka irenga 10 n'abantu bakuriye muri korali, baje yinjiye muri korali bakiri batoya, bakuriramo impano zabo. Korali ibafasha kuzisesa, ko ntekereza ko mbere yuko mubamenya mwabonaga muri Chorale Siloam. Chorale Siloam niyo yasesheje impano zabo, bituma nkuko nababwiye Siloam muri korali nayo Imana yahaye umugisha wo gukundwa mu gihugu cyacu. Kuko nkuko nababwiye, niba dufite channel ifite abantu biyandikishije ku rubuga bari 48, ifite abantu views zigera mu bihumbi, muri miliyoni 10 na zingahe, murumva ko mu by'ukuri ifite abantu benshi cyane bayikurikirana, kandi b'ingeri zose n'ahantu hatandukanye. Ku buryo ahubwo Chorale Siloam tuyifata nka platform cyangwa urwego rubafasha kuzamura kurutaho impano zabo. Niyo mpamvu rero kuba mutabona hanga nta kindi nuko Siloam n'urwego rubafasha, ni platform ibafasha kuzamura impano zabo zitandukanye. Kandi noneho n'abaririmbyi, hari Nelson reka nkigarukaho na yakivuzeho na Daniel yakivuzeho, ku impamvu mutatubonye muri concert ya Bosco. Impamvu mutatubonye, nkuko nababwiraga, Siloam tugira ibikorwa byinshi, tugira ingendo zivuga ubutumwa nyinshi. Nk'uwenda mbahaye nk'urugero, umwaka utaha 2023 twamaze gupanga ingendo zaho zose zivuga ubutumwa, guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12. Dufite kalendari n'abadutumiye aho tuzajya, ku buryo urumva tuba dufite gahunda y'umwaka y'ingendo tuzakora mu mwaka, naho tuzazikorera barananditse, dufite amabaruwa yabo. Rero
habonetse amahirwe y'ivugabutumwa ko nababwiye twebwe intego nyamukuru n'ivugabutumwa. Niyo mpamvu aba bahanzi bacu twese dukora umurimo w'ivugabutumwa. Igihe cyose habonetse umwanya w'ivugabutumwa kuri twebwe tubibona nk'uburyo bumwe bwo kugira ngo tugire outreach nini. Iyo Bosco akoze concert, Sirowamu gakora concert, Jada gakora concert, ni outreach kuko ni umurimo w'ivugabutumwa twagwa ubwami bw'Imana. Ku buryo rero umuntu afite ahantu hanini ho kurobera akaba afite ahantu hanini ho kurobera, ntekereza ko atakonsantre imbaraga ahantu hamwe ngo arobere hatoye. Twebwe tubibona nk'uburyo bumwe Imana yaduhaye imbaraga zo kwaguka kuko noneho twari dufite rero urugendo rw'ivugabutumwa dushaka no kugira ngo tubihindure biranga kuko twari twasanze twashaka kugira ngo tuze imbere, dusanga aho twari kujya korali yaho yari yasohotse, bituma tuvuga ko ntacyo reka tubikore byose, kandi byose twarabikoze bigenda neza. Ari we akora concert, natwe dukora urugendo rw'ivugabutumwa, byose kandi bigenda neza. Kuko twebwe rero tubibona nk'imbaraga, kubana nabo ni imbaraga, ariko nabo ni imbaraga kuba muri Sirowamu kuko murumva ko twebwe nyine tufata nk'abaririmbyi iyo bageze muri korali baba nta baririmbyi bagendera kuri gahunda za korali kandi bazubahiriza neza cyane. Mu mibanire yacu dufitanye imibanire nta makemwe. Murabona yuko yenda abakurikirana korali Sirowamu, abakurikirana ingendo zacu z'ivugabutumwa dukora, ubundi buryo bwiza dukora dupangira hamwe ku buryo atubwira bati dufite activities nizi akazitubwira. Ariko murabizi mwese by'uyu murimo hari igihe havuka akazi kakavuka mu byo cyangwa kavuka umuhamagaro kavuka utari warateganijwe. Iyo utateganijwe ugahura na gahunda za korali, habamo nyine ko twese tugakora bya bikorwa kuko nibwo buryo bwiza tubona ko ari bwo buryo bwiza. Yenda nyuma nshaka kuvugaho nicyo Nelson yavuze, kutishyuza korali ni urwego runini rw'abantu 123 bose niko bafite impano n'ubushobozi nabwo financier butandukanye. Noneho twebwe rero twayifashe nk'intego yacu kugira ngo bidufashe kuba inclusive kugira ngo umuntu wese abashe kugerwaho n'ubutumwa bwiza, umuntu wese abashe kugerwaho na concert nziza, udafite ubushobozi utishyuye abashe kujya ahantu nawe aryoherwa n'ibyiza byo mu nzu y'Imana, kandi noneho na bwa butumwa bumugereho. Niyo mpamvu nta yindi twabikozeho byo ku ruhande rumwe ko Nelson yavugaga ni bisa naho bitugora kuko urumva bisaba ko nyine niba ari concert dufite hashakishwa ubushobozi bwo kugira ngo ikundi. Ibyo rero nabyo niyo mpamvu tugira abafatanyabikorwa batandukanye. Hari abaririmbyi ubwabyo 123 urumva ko na baterankunga ba korali Sirowamu, hakiyongeraho abandi baterankunga batandukanye, urwego rw'abaterankunga tugira rutandukanye. Noneho tukagira noneho n'ibindi bigo bitandukanye dukorana nabo, ari byo mwagiye mubona Tiafandi, AAA, High Coffee n'abandi batandukanye. Kandi umunsi ku munsi kubera ivugabutumwa dukora niko buri munsi tugenda twunguka abandi bafatanyabikorwa. Hari ababidusaba, hari nabo tubisaba kandi bakabitwemerera ku buryo kugeza ubu ngubu nta cyuho cy'ubushobozi twari twagira ngo tunanirwe gukora ibikorwa by'ivugabutumwa kubera ubushobozi. Niyo mpamvu rero tugumye kuvuga ngo reka tugumye dufashe ba bantu bose, umuntu wese abashe kuba muri concert yacu kandi abashe kwibamo neza. Ikindi rero nibyo numva no gushimira, nako turabashimira cyane. Abaterankunga bamenyemo abaririmbyi bamenyemo, bose bamenyemo, nta kibazo gihari. Yego na ADPR nayo ubwaryo. Yego arakoze umuyobozi wacu Cyprien, yagerageje guhuza ibibazo byose kandi bira ko yabikoze neza. Reka na Dani tumwumve, bamubajije Rusi niwe wamubajije uruhare rwabo, reka nawe atubwire twongere twakire ibindi bibazo nabonye hariho. Murakoze. Uruhare navuga ko uruhare ruri ku cyo perezida asorejeho ngo abaterankunga kuko bamenyemo. Rero nanjye reka ndikoresha ati High Coffee twamenyemo ko twari dushobojwe, kandi navuga ko mu buryo buhagije. Ntago navuga amount kuko ni ibintu bibarika, yego, ariko ntago navuga ngo n'ayo mafaranga kuko nubwo dufite coffee tukagira
baga, tukagira pizza, tukagira ni byinshi tugira, ariko hari ukuba benshi bazayibona badusanze kuri High Coffee, hari ukuba dushobora kuzakora delivery muri uwo munsi. Hari umuntu ushobora kuvuga azabyuka wenda ananiwe ashaka ikintu cyo gufata, ibyo ntabwo bizamufata kuza kuri High Coffee. Umuntu uzaba uri gutegura concert muri uwo munsi, ari buririmbe muri iyo korali, dushobora kuzamukorera delivery biroroshye. Ariko mvuze ku by'amafaranga ho twamenyemo bihagije. Twamenyemo bihagije kabisa, ku buryo urumva kuba nanicaye ahangaha nuko haba habayeho connection, tuba twabihuje neza. Murakoze cyane. Tugiye gukomeza twakira n'abandi, tunashimira Dani ndetse n'abandi baterankunga bacu, kuko gospel ni ikintu cyiza, ariko hakenerwa amafaranga menshi. Niyo mpamvu tunashishikariza n'abandi bantu kujya dukoresha iyo terme bajye bamena muri gospel, kuko ni ahantu heza ho kumenera ibintu byose bya gospel, bajye babimenamo kugira ngo n'abantu bose babone kubishyikira, tubone kwakira. Ni umugisha twagize, ariko nanone nagaruka kuri condition y'aho igitaramo kizabera. Kuri iyi nshuro ntabwo navuga ngo Coffee ntizaba ihari, kuko bitewe na mbere mama Coffee ubundi turazizana Pakistan, ariko bitewe n'ahantu igitaramo kizabera bizaterwa na kondisiyo ya hoteli. Kondisiyo ya hoteli niba yemera kwakira ibyo dukora cyangwa se ibyo tugira, biroroshye cyane ko ibyo tuzabizana. Siloam ishobora kuba iri flexible nk'uko n'ubundi babaye flexible ku bintu byose mu mikoranire, ariko kuri inshuro condition ya hoteli ugasanga wenda ntabwo bizakunda ko tuzanamo Coffee. Twazanamo Coffee. Rero nubwo kuri icyo ngicyo navuga ko ahenshi tujya Coffee turazizana, ariko condition za hoteli nizitwemerera kuzana Coffee izaba ihari. Kuri twebwe turi flexible kuba tuzayizana. Genda nongeyeho gatoya, muri hoteli ho ntabwo babyemera, kuko murabizi ko hoteli bari ntabwo byemewe muri hoteli kwinjiza produit yindi, ariko mu bafatanyabikorwa dufite muri iki gitaramo dufitemo Dove Hotel. Muri Dove Hotel rero ibi byo kunywa byose bizaba bihari, ku buryo hari uburyo twavuganye nabo bazaduteramo inkunga ku bijyanye n'ibizaba konsome, ku buryo bizasaba ko dukangurira abantu ko bakonsoma. Hazaba harimo pourcentage izajya mu gushyigikira Chorale Siloam. Ubwo rero nagira ngo na message dushaka kubaha tuzaha n'abantu bose uko bazakonsoma bizagenda bigira pourcentage byinjiza muri Chorale Siloam. Ibyo twemeranyijwe na Dove Hotel ni uburyo bwo gufinansa nyine byo gutera inkunga igikorwa. Uburyo wenda High Coffee nabyo biroroshye, kuko murabizi ko muri hoteli habamo Coffee kandi bagura package. Mu byo bakora rero bakora roasted coffee. Urumva ni uburyo bumwe bwo kuba twakonsoma ikawa, tuzabisaba dukonsoma ikawa ya High Coffee. Birashoboka wenda bo bazane nuko nayita bazane grains cyangwa roasted coffee ibe processed hano tuyikonsomere hano. Murakoze, reka dusubize ibibazo, ariko harimo igenda gusa. Hari ibyo babajije Leopold by'umwihariko, n'ibyo babajije Cyprien, ariko wenda mbere gatoya hari icyo bavuze cya Jado, nk'uko ari njye wayoboye ariko ndi n'umuririmbyi muri Chorale Siloam. Icyo twabivugaho, abana mu rugo ntabwo batumirwa. Abana mu rugo bari mu bantu bari gutegura igitaramo. Jado na Bosco bari mu bantu rwose bateguye ibitaramo, ntabwo batumira kandi igitaramo ari icyabo. Nitamvuga n'ibijyanye n'ikorari mwabonye twakoresheje, twashatse yuko iki gitaramo gikorwa n'abantu bo mu rugo. Ubwa mbere Chorale Siloam isanzwe gutegura ibitaramo, muzi ko mbere ya corona hari ibyo twateguye ba Alexis Dusabe n'abandi bagiye baza, ariko iki ngiki twashatse ko ari igitaramo cyo mu rugo. Avira ni korari yo ku mudugudu wacu tubana buri munsi,
ndetse na hano intora ni abantu turi kumwe, niyo mpamvu ni igitaramo cyo mu rugo muri rusange. N'ubwo icyo nagisubiza nko muri ibyo muri Siloam, ubundi tukakira Leopold ngira ngo niwe babajije we na Josue ibijyanye na live recording, niba se ihari koko, ese bizagenda bite. Yabajije ati ese igitaramo cyaje babwira abantu ibyo bitwaza, babwira abantu ko baza bameze, mwabisubiza kugira ngo bumve mukanabihuza. Ese abanyamakuru icyo gihe bazaba bemerewe, mwadufasha. Josue? Yes. Bon, reka wenda araza kunyunganira. Bon, kimwe cyo biza tubaza ngo mbese bigeze ku kihe kigero, ariko nava ko bigeze nko kuri 85 wenda tuvuye gutyo, kuko turacyafitemo nibura nk'icyumweru n'iminsi mikeya, kandi turizera ko muri iyo minsi isigaye 100% bizuzura. Hanyuma nk'uko twababwiye harimo live recording, wenda nubwo atariyo ntego nyamukuru, ariko nayo irimo. Ugeze nakibazaho ngo mbese abanyamakuru muzamwemerewe gufatamo video, ariko ntekereza ko twazabivugana tukareba. Hari indirimbo tuzakoresha zisanzwe ku buryo mushobora kuzifata rwose ku buryo bworoshye, wenda hari ijambo ry'Imana, haba n'abari abandi bazaririmbamo, twabivugana, bizaterwa n'icyo twumvikanyeho, hanyuma aba ari byo mufata. Hanyuma wenda izo ndirimbo nshyashya tuzirekere korali wenda kugeza igihe zizasohokera. Yes. Dukomeje kubashimira ubufatanye muri duhana ibitekerezo byiza, kandi nizeye ko bitari buze no kubaza gusa muri gutwungura n'inama nziza, kuko nazo turazikeneye. Hanyuma mu myiteguro harimo ibice bibiri cyangwa se harimo ibice byinshi, ariko hari ibijyanye na tekinisite y'iby'imiririmbire, hakaba n'ibijyanye n'imitegurire y'igikorwa. Mu bijyanye ako wenda 15 gakubiye muri ibyo byose, ariko nyine nk'uko twabivuze, murabizi igitaramo kigira ibintu byinshi cyane. Hari biba bitaruzura, hari n'ibyuzura hari ku munsi nyirizina, rero. Ariko ku bijyanye n'ibijyanye na tekinike nibyo navugaho, kubera ko nibyo wenda turimo cyane. Ibijyanye na tekinike bigeze ku kigero cyiza, ntekereza ko n'ejo concert twayikora. Gusa iyo umunsi utaragera, nyine umuntu aba akigenda agishyiraho utudomo kuri i, ariko mu bijyanye n'iby'imiririmbire n'ibindi bimeze neza, twarabikozeho. Abacuranzi indirimbo barazizi cyane ko abenshi basanzwe bakora muri korali n'abaririmbyi. Ibyo twateguye ku giti cyacu bimeze neza. Hanyuma n'ikindi ndumva yagisubije, wenda contact person perezida araza kumuduha, kandi ntekereza ko nacyo ni ikintu cyiza. Ari ku ruhare rwa korali, kubera ko izo ndirimbo zizagira igihe zikajya hanze, hari ukuntu nyine biba bisaba ko bibanza bigakorwaho. Iyo zise zijya hanze nyine murabyumva, ariko hari izishobora gufatwa zikaba zigiye hanze, izindi zigategereza ko korali nyine izazishyira hanze. Icyo ndumva ari uko gihagaze. Ndumva hari ibyo ngibyo yakoze. Ndumva ari ibyo ngibyo, wenda turakomeza n'ibindi bibazo babajije. Yaragiye kumubaza k'igihe cy'indirimbo
bushyashya nta uburyo ki abakorera ibitaramo bakora igitaramo kikarangira ndena hakabaho umwanya wa recording ari bafata recording badapozinze mu hagati hakaba murimo mugatambamo live streaming uburyo wenda bitapozinze hakaba bari kwikurikirana mu whiteboard wenda bikaba nyuma yaho okay, uburyo biba bimeze nta pose zirimo ngira ngo wenda no kubimentioninga kugira ngo binamenyekane ko byanze ku gikorwa kirimo kugira ngo wenda hatazabaho kuvuga ngo ni muri bufate amashusho turi gufata natwe bikaba bizwi imbere ariko nyine live recording hafatwa ibintu byose biri kuba ako kanya bizaba biri kuba recorded kuri kamera no muri studio za audio ni ukuvuga ntabwo hazabaho live streaming ntabwo hariho live streaming hazabaho concert umuntu uzaba watinze kuri uwo munsi niwe uzakurikirana igitaramo nta live streaming ihari so nyuma y'igitaramo abantu bazakurikirana uko igitaramo cyari kimeze tubibahaye nyine nyuma donc nta live streaming ihari ngira ngo nuko nguko bihagaze kwibwira ko bisobanutse noneho hanyuma wenda ikindi hari nari kugira yavuze hari icyaba ariko banza yagisubije ari cyo babajije kindi ko Chorale Siloam yagaragaye cyane mu gihe cya Guma mu Rugo mu bihe bya corona kandi nabo abantu benshi bagiye bamenya Chorale Siloam yagize amatsiko aravuga ati se ni irihe banga mwaba mwarakoresheje kugira ngo bw'abandi wenda muri kiriya gihe hasaga nk'aho habonetse pose ku bintu byose ariko mwe akaba ari cyo gihe ahubwo mwakoze cyane ni irihe banga ridasanzwe ryakoreshejwe sinzi niba Leopoldo yadufasha cyangwa umuyobozi reka umuyobozi adufashe murakoze cyane ndashaka gusubiza wenda ndahera ku cyo ngicyo Siloam nk'uko mwabivuze ni korali imaze igihe kinini ifite impano zose zitandukanye dufitemo abaproducer dufitemo n'abahanzi batandukanye ibyo bituma bitubyarira ubudasa cyangwa biratworohereza mu murimo urumva kandi mbere ya covid twagize umwanya munini wo gutegura indirimbo nyinshi mbere ya covid twagize umwanya munini wo gutegura indirimbo nyinshi kuko twari dufite channel twari twatangiye gukora amasession none dutegura indirimbo nyinshi cyane dutangiye gukora nk'uko Josué yabivuzeho live recording twiga gutangira dukora live recording ku buryo bitworohereza mu buryo indirimbo yamaraga kugira ngo isohoke ari audio ari amashusho bigakorerwa rimwe noneho kubera ko twagiye tubikora covid yabaye dufite ibihangano byinshi biteguye bibitse noneho aho imaze kugenza gakeya abantu bongeye kujya mu bikorwa bindi nyuma ya lockdown turongera noneho dukora izindi zitandukanye bituma rero byatumye tuba mbese covid yaje dufite stock nini iyo stock rero yaradufashije cyane ku buryo numva hari amasession twakoze mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri twarakoze cyane dukora amasession menshi duteganya kuzajya tuyashyira hanze akajya hanze noneho na nyuma nyine lockdown irangiye mu kwa gatandatu turongera dukora indi session yindi dukora amasession ariko amasession yindi mwarabibonaga ubona ko ari nk'indimo zakozwe igihe kimwe abantu barazaga ari session bakazana amanifomu atandukanye tugakora ya live recording tukayikora uburyo rero ubona tubishimira Imana cyane ko covid yabaye turi ekipe ari mu buryo bw'ibikoresho ubasha kudufasha nyine gukora live recording ari n'ubumenyi dusa naho rero twari twarapuresanse ko hashobora kuba ari ikintu kizabaho dutegura indirimbo nyinshi ntekereza ko ibi byadufashije ndashaka wenda kugira ngo ngira kandi yabajije ni muri Christian wakabajije ku bijyanye no kutishyuza mwakagarutseho ni ADPR cyangwa no kwitinya ntabwo ari ADPR ntabwo ari yo tuje kwishyuza icya kabiri no kwitinya ahubwo ni umurongo twafashe twebwe ko nababwiye twashatse kuba korali iri inclusive umuntu wese abasha kugerwaho n'ubutumwa bwiza
ku buryo ikiguzi cyose bidusaba kugira ngo ubutumwa bugere ku muntu twagitanga. Niyo ntego twafashe, niyo murongo twafashe. Turavuga tuti twebwe turi abantu benshi 123, dufite abakunzi batandukanye, tuzajya tubitaba, umuduhamagara tuzajya tubitaba, icyo mwadushakaho cyose turahari kugira ngo dufatanye. Imana ibaho umugisha cyane, murakoze cyane. murakoze cyane.